umuraperi wo mu Rwanda bamuvunnye igufwa. Ati nasunitswe n'umufana atabishaka. Pakisson yavunitse ukuguru ubwo yari ari ku rubyiniro. Umuhanzi Ngoga Rwanga Edizo uzwi nka Pakisson yatangaje ko yagize impanuka itari yitezwe ubwo arimo gutaramira abafana bikarangira avunitse igufwa ry'ukuguru. Ibi ngibi byabaye mu cyumweru gishize mu karere ka Kirehe aho yari ari ku rubyiniro ari kuririmba, umufana maze araza aramwishimira cyane mu byishimo byinshi bituma amusunika atabishaka. Pakisson agwa hasi akomereka bikomeye. Mu kiganiro ajyanye n'ibinyamakuru bitandukanye, Pakisson yasobanuye ko byagenze agira ati nari ndi kuri stage ndirimba, umufana maze araza aranyishimira aransunika atabishaka mitangwa hasi ngwira itako riravunika. Yavuze yuko icyo gihe atahise amenya uburemere bw'imvune kuko yabanje no gutekereza yuko ari imitsi yikanze, ariko buke bubare bukiyongera bituma ajya kwa muganga aho basanze igufwa ry'itako ryavunitse. Iyi mpanuka kandi yatumye Pakisson agendera mu kagare ndetse akaba arimo arategura no kujya kwa muganga kugira ngo avurwe neza. Nubwo kandi byabaye, Pakisson yagaragaje yuko uwo mufana nta kibi yari agamije ahubwo byaturutse ku byishimo byinshi. Yanavuze yuko anabujije abantu bashatse kumugirira nabi, asobanura yuko impanuka isanzwe ibaho mu bitaramo. Ati namaze iminota 30 ndi hasi, abantu bashaka gufata umufana ndababwira nti mumureke, nta kibi rwose yari agamije. Impanuka kandi abaye mu gihe umuraperi afite gahunda nyinshi zirimo no gufata amashusho y'indirimbo ze ndetse n'akazi ko gukora kuri radio, byose bikabyase bisubikwa by'agateganyo. Ni inkuru kandi ishimangira ko nubwo ibitaramo bizamo ibyishimo byinshi haba hakeneye no kwitwararika kugira ngo hirindwe impanuka nk'izi ngizi zitunguranye. Ngaye nguko rero umuraperi wacu arwara ubukira. Bagirana ingendo cyari Obi, na ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.